idini ry'Inyakuri risura imfubyi n'abapfakazi. Ibyo ngibyo byanditswe muri James cyangwa Yakobo guhera ku murongo wa mbere kuri 27. Uwo Yakobo ngira ngo muramuzi mwese. Hari ibintu ngewe nkunda kuvuga ahangaha cyane cyane kuri dusangire, biba biteye isoni kubona ukuntu umupastor, apotre, bishop mushobora kugura imodoka y'ibihumbi 20 ufite abapfakazi mu rusengero rwawe, badafite aho baba, ufite abana birukanka ku ishuri kubera amafaranga y'ishuri. Ukaba mwibuke yuko ko tugomba kugira urukundo, kandi urukundo rwa mbere ni ruriya ruvuga muri Matayo 25 ku murongo wa 35, aho Yesu yaravuze yuko ngo nzababaza ngo mwaciye hariya uriya, iyo mwafashaga uriya mukene ni njyewe mwari kuba mufasha. Dukundane kuko nk'ukuntu bivugwa muri Migani 19:17, uhereza mukene abagura